ashimire Kristo. Wewe wemeye gusiga ubwiza agasiga icyubahiro akaza akadupfira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo biragoye ko umuntu yakira umunyangeso nziza, ariko Kristo yadupfiye turi abanyabyaha. Washimira Kristo ineza yakugiriye, ukamushimira amahirwe yaguhaye kongera gukandagira ahangaha. Wamushimira ko yarize umuryango wawe ukamwambika amaboko. Wamushimira ko igihugu cyacu neza umutekano. Wamushimira byinshi yagukoreye bitandukanye. Mana turagushimira ineza yawe, Mana turagushimira ubuntu bwawe butangaje. Kristo turagushimira ko wasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru ukaza ku isi, ugasiga ubumana wari ufite ukaza ukadupfira ushaka twebwe. Ibizima byari byanze, abamarayika bananiwe bakerubi, ariko uravuze ngo nditanga ndagiye. Warashinyaguriwe, wakubiswe inkoni kubwanjye. Ikinakwita ingokuru nawe ufite ubwari bwose. Sinabakubwirizwa amahirwe yo kubwirizwa n'amahirwe yawe yo kubaho, ndetse n'amategeko ntiyabigenderera. Ariko Kristo ushime mu gitambo cyawe, igitambo cy'iteka ryose cy'uburyo bwa Melisedeki. Yawe niwe duhaye icyubahiro, yawe niwe dushima iyo neza, yawe niwe dushima iyo neza. Ese ibitambo inuma y'abapfizi abanambira n'akabaye bakurayo. Kristo ndagushimira ko wagenda barahera batabutsemo, twese tukaba twigererayo. Ay, ay, ay.
Yeah.
Amen. Twongeye tuzamure icyubahiro.